ijwi rituje rifite uburemere. Indege ya mbere yagerageje kuguruka mu kirere. Mbere y'uko abantu baguruka mu ndege, isi yari isa nk'ifunze. Inzozi zo kuguruka mu kirere zari iz'abasazi, abapfumu n'abarozi n'abanyabwenge bakeya batekerezaga ibyo bintu. Ariko umunsi umwe amateka yarahindutse. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, abantu benshi bemeraga ko kuguruka mu kirere bidashoboka. Bakundaga kuvuga yuko ukuguruka mu kirere ari ukurwanya kamere y'Imana, ko umuntu atemerewe kuguruka mu kirere cyangwa se gutambagira mu kirere nk'inyoni cyangwa se nk'ibindi binyabuzima bitandukanye biguruka mu kirere. Ariko hari abavandimwe babiri batari abakire ku rwego rwo hejuru, batari n'abahanga bigaragara, batari bafite n'amashuri menshi ahambaye, ariko hari umushinga bagaragaje utungura abantu ku rwego rwo hejuru, bafata nk'abasazi. Amazina y'abavandimwe babiri harimo Willy Bloit na Olive Bloit. Abavandimwe babiri bafite ikintu kimwe gikomeye bari bahuriyeho: inzozi zo kwihangana, gukomera ku kintu. Aba bagabo kari babiri bakoraga mu ruganda rw'amagare, ariko mu mitima yabo cyangwa se mu mutima wabo batekerezaga ikintu kirenze ku rwego rwo hejuru, dore yuko nubwo bakoraga mu ruganda rw'amagare batekerezaga ikintu kirenze igare. Batekerezaga kuguruka abantu bakafata nk'ibicucu, nk'ibigori bitigeze binabaho. Bamaze imyaka biga ku nyoni uburyo iguruka mu kirere, uko umwuga wabo wakorwa, bagakora igikoresho cyajya kiguruka mu kirere. Bamaze imyaka igiye itandukanye biga ku muyaga, uburyo witwara, uburyo amababa akora y'inyoni mu buryo bugiye butandukanye. Bagerageje kenshi batsindwa. Indege bagiye bakora nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zihanuka. Indege ziragwa zigiye zitandukanye, abantu barabaseka, abandi barababwira bati mureka ayo mahano, ntibizashoboka kuguruka mu kirere kuko ibyo bintu byigeze bibaho. Ariko bo ntibacitse intege, bakomeje kugerageza. Ariko rimwe na rimwe abacantege ntibabura mu buzima. Babaciye intege ariko barakomeza baragerageza. Tariki 17 Ukuboza mu mwaka w'1906 mu gace ka Kitowaki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gitondo gituje, umuyaga uhuha buhoro buhoro, bashyize indege yabo ku murongo. Indege yitwaga Wright Flyer. Nta muntu n'umwe wari uzi ko amateka agiye kwandikwa mu bitabo y'aba bagabo mu mateka ya Olive Bloit mu bitabo. Yicaye mu ndege, moteri iravuga, indege iranyeganyega, abantu baratungurwa, bifata ku myanya ndangakumirwa, maze indege iguruka amasegonda 12. Mu masegonda 12 birumvikana niho harabonetse ikinyabiziga cyihuta mu kirere. Mu masegonda 12 indege yagiye metero isaga 36 gusa. Ariko ayo masegonda make yahinduye isi ku rwego utakeka ko byanabaho. Ku nshuro ya mbere mu mateka, uyu mugabo Olive Bloit yakoze ibitangaza, yandikwa mu bitabo, dore ko ari nacyo gikoresho cya mbere cyari gikozwe cy'ikoranabuhanga cyari kigerageje kuguruka mu kirere. Wowe tugeranye ahangaha wakora subscribe, like and comment, share. Ndakeka yuko tutagerana ahangaha ubona muri kiganiro nta kintu kirimo. Ku nshuro ya mbere mu mateka, umuntu nibwo yaragurutse mu kirere mu ndege ifite moteri kandi igenzurwa n'umuntu runaka uyicayemo. Kuva uwo munsi isi ntiyigeze isubira inyuma. Uyu munsi dufata indege tukambuka imipaka n'imigabane igiye itandukanye, turagenda amasaha makeya aho twagendaga amezi n'imyaka igiye itandukanye, tugasanga tugiye kundi mugabane, tugufata umwaka wo kuzamara igihe mu nzira. Imizigo igiye itandukanye yo kuzarira mu nzira n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ibyari inzozi byahindutse ukuri. Abantu bafataga nk'ibigoryi, babafashe nk'intwari muri icyo gihe, kuko hari abantu banze kwemera ko bidashoboka. Isomo twakura ahangaha ni iri ngiri: nta nzozi nini cyane, nta cyifuzo kidashoboka. Igitandukanya abantu n'ibindi bintu runaka, abantu dukoresha ubwenge bwacu ku buryo buri hejuru tutakeka ko byanashoboka. Ikindi kandi igitandukanya abahindura amateka n'abandi ni iki ngiki: ni ukwihangana no kudacika intege mu bihe bikomeye, ugafokasinga ku ntego yawe runaka, kuko abagabo batubera intwari ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Wowe twabanye muri kiganiro ndagushimiye, wowe kuri subscribe nawe ndagushimiye, nawe utarayikora nagushishikariza kuyikora, ukuyunga kuri uno muryango, kuko hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Niba hari ikintu waba ukeneye runaka wakandika muri comment.
caho imvura igwa n'isubira, tuzahure muri video z'ubutaha.